Nongeye kubasuhuza bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom kuri mwese, amahoro y'Imana yayandi aruta y'umuntu wese yakwibwira abane namwe abategereje kuzaboneka kwa Kristo Yesu mwese. Nongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro hunga udapfa, aho turi kuvuga ku myizerere yo mu kinyejana cya 19 ndetse n'intumwa za Satani zayizanye zikanayipushinga. Tumaze iminsi turi gutinda ku mugabo witwa William Mireri, ariko uyu munsi tugiye noneho kwinjira mu myizerere nyirizina y'Abadiventiste kugira ngo turebe aho batandukaniye imyizerere yabo itandukaniye n'indi myizerere ya Gikristo. Uyu munsi utunguye umwizera wese wo mu rindi dini cyangwa utagira n'ahandi asengera, ukamubaza uti mbese niki utandukaniyeho n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, rwose nta gushidikanya yahita akubwira ati nta kindi dutandukaniyeho uretse isabato. Nibwira ko uramutse unabajije umudiventiste wo usanzwe ukamubaza uti mbese niki imyizerere yawe itandukaniyeho n'iy'abandi bakristo, nawe nta kindi yakubwira uretse kukubwira ko dutandukaniye ku kimenyetso cy'Imana ari cyo sabato y'umunsi wa karindwi. Mu gihe abandi bakristo bizera yuko ikimenyetso ari umwuka wera twasigiweho ingwate, Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bizera kandi bahamya babitsindagira yuko bafite ikimenyetso cy'Imana ari cyo sabato y'Imana beza y'umunsi wa karindwi. Ibi ngibi ntago ari byo turi butindeho, kubera ko Paulo yandikira Abaroma igice cya 14 yarababwiye ngo umuntu umwe yeza umunsi umwe akawurutisha undi agahwanya iminsi yose. Aravuga ngo ahubwo umuntu wese amenya adashidikanya mu mutima we. Mu Gifaransa baravuze ngo que chacun ait une conviction complète, une pleine conviction. Icyo wemeranyaho n'umutima wawe ukaba uri convaincu mu bijyanye n'iminsi. Nta muntu n'umwe Bibiliya yigeze iciraho iteka kubwo kubahiriza umunsi, cyangwa se ngo imucireho iteka kubwo kutafata umunsi umwe ngo awurutishe indi. Ahubwo Paulo yandikira itorero ry'Abakolosayi ibice 2 uhereye ku murongo wa 16 yababwiye aya magambo. Aravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato 17, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Mu kiganiro umutsima w'ubugingo turimo turiga ku mukristo n'isezerano rya kera, aho tubona amagambo Yesu yivugiye ubwe yuko ibyanditswe kuri we mu mategeko ya Mose, muri Zaburi ndetse n'ibyanditswe kuri we mu bahanuzi bose byagombaga gusohora. Turi kureba ibyanditswe kuri Kristo Yesu mu mategeko ya Mose ni ibihe. Mbese ari ya mategeko Mose yahaye Abisirayeli arimo yo kuziririza iminsi, amasabato, ibitambo, ibicaniro, tukareba n'uburyo biriya byose byari igicucu, ahubwo umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Niyo mpamvu iyi doctrine y'isabato nubwo tuzayivugaho, nifuje ko atari yo duheraho, ahubwo turaza guhera kuri doctrine shingiro. Doctrine uramutse uyikuyeho itorero ry'Abadiventiste ryahita risenyuka, kubera ko ni rwo rufatiro yubakiyeho. Iyo doctrine niyo yashinze itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ndabizi ko ishobora kuza kubera nshyashya cyane, abantu batigeze biyenteresa kuri iyi myizerere ngo basobanukirwe, ariko iyi doctrine umaze kuyisobanukirwa usobanukirwa impamvu Abadiventiste tutumva agakiza kimwe, ntitwumva umurimo Kristo yarangirije ku musaraba kimwe, ntago twumva ibijyanye n'ubugingo buhoraho kimwe, yewe n'urupfu ntiturwumva kimwe. Mbese iyi doctrine mu kugerageza kuyidefanda hagiye hiyubakiraho izindi doctrine nyinshi zitari mu byanditswe byera, zitizerwaho kimwe n'abandi ba Kristo. Uyu munsi rero isengesho ryanjye no kugira ngo Imana ize kubana natwe cyane muri iki kiganiro, ikore ku mitima y'abatwumva, baba bizera ibi bintu n'abatabyizera. Ni ngombwa cyane ko niba ubyizera usobanukirwa neza ibyo wizera n'icyo Bibiliya bivugaho. Niba utabyizera kandi ni ngombwa kubisobanukirwa kugira ngo umunsi wahuye na mwene umuvandimwe w'umudiventiste uzamenye uko wamufasha, kubera ko
we azaba agira ngo muvuge ku isabato, ariko ni ngombwa ko na mbere yuko muvuga ku isabato mubanza mukavuga ku kintu cy'ingenzi ari cyo gakiza. Mbere yuko tuvuga ku by'imihango, ku by'imigenzo, ku byo kuziririza iminsi, ku by'amasabato, imboneko z'amezi, ni ngombwa ko tubanza tukamenya icyakuye Kristo mu ijuru n'uburyo yagisohoje, kugira ngo tubashe kumva umurimo w'agakiza Kristo yasohoje ku bwacu. Dusenga Imana rero twinjire muri iyi doctrine, ubundi tuganire bihagije ibyayo. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye yuko ari wowe utugeneye kano kanya, nuko mwami kose nkashyize mu biganza byawe uko kangana, kugira ngo ukabanemo natwe, ari jyewe uvuga, ari bene data bagiye kumva, umwuka wawe abe hagati yanjye nabo, umwuka wawe abe hagati yacu, kugira ngo mwami wanjye tubashe kumva icyo washatse ko twumva uyu munsi. Kandi ndasengera abagiye gukurikiriza inyigisho, mwami wanjye, ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ari abazizera, kugira ngo umwuka baganirize kandi be kwinangira imitima, ahubwo nibumva ukomanga ku rugi mwami bakingure, winjire musangire, kuko mwami ku bwabo wasohoje umurimo wo kubacungura kandi burundu. Mwami ntabwo uzongera kwitamba ukundi, uwo murimo warawushohoje rwose. Mwami ndasenga kugira ngo twese hamwe icyatumye ushima ko tuganira muri ibi bintu, muri iki kiganiro, utume bisohora mu buzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ry'umwami Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen. Mwene data udukurikiye, mbese waba uzi cyangwa warigeze kumva ijambo urubanza kagenzuzi? Urubanza kagenzuzi, nta kabuza niba uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi iri jambo wararyumvise, kuko nirwo rufatiro itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ryubakiyeho. Ariko niba uturuka mu yindi myizerere, mu rindi dini, cyangwa uri umwigishwa wa Bibiliya gusa, nta kabuza ko iryo jambo rishobora kukubera rishya. Ntibigutangaze kuba ryakubera rishyashya, turaza kurisobanura mu buryo bwatuma umuntu abasha kumva icyo aba bavandimwe bizera, kugira ngo wowe ubasengera, wowe wifuza kubegera, umenye aho wahera kandi umenye ibyo bizera, kugira ngo ubashe kuba waganira nabo. Nawe kandi uri kubwirwa isabato uko bukeye n'uko bwije, isabato ikaba yari igiye gutuma wikonvertisa ngo winjire muri iyo myizerere, ndagusaba kugira ngo ubanze usobanukirwe ibintu aba bene data bizera, aba bavandimwe bizera mu by'ukuri, maze uhindure imyizerere ubizi neza. Nakunze kuganira n'abantu benshi bakambwira ku bintu by'isabato, umunsi umwe nza kwicara nyitekerezaho, mumbabarire ku bw'iki kigereranyo kuko gishobora gushoka bamwe, ariko jyewe nuko nabonye aba bavandimwe bakoresha isabato. Sinzi niba mwarigeze muba mu rugo rubamo imbeba, hanyuma mugatunga kamashu mu nzu zanyu, ukaba ushaka gufata imbeba mu kamashu, cyangwa se icyo abandi bita rwagakoco. Iyo umuntu ashaka gufata imbeba mu kamashu, afata inyama ihumura neza cyane, yarunze cyane, yarangiza akayishyira mu kamashu, akagashyira ahantu yambe bikunda kunyura. Imbeba ntago izikurikiye akamashu, ahubwo izikurikiye inyama. Nuko isabato yagiye ikoreshwa, igashyirwa ahantu ku buryo umuntu azajya mu badivantiste adakurikiye iryo dini, ahubwo akurikiyemo umunsi w'isabato. Ariko mwene data, uyu munsi ndifuza kukuganiriza kugira ngo usobanukirwe neza yuko ishingiro, imyizerere shingiro y'iri dini ry'abadivantiste ntago ari isabato, ahubwo ni icyitwa kwezwa k'ubuturo bwera n'urubanza kagenzuzi. Ibi ngibi numara kubisobanukirwa bizagufasha gusobanukirwa neza ibyo wizera, cyangwa se guhitamo ibyo uhinduriramo imyizerere yawe n'ibyo ukomerezamo. Nk'uko twabibonye igihe William Mireri yigaga ibyanditswe, yahereye kuri iki cyanditswe cyo muri Danieli ibice 8 umurongo wa 14 kivuga ngo, aransubiza ati bizageza iminsi 2300
gatatu uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Igihe William Mireri yasobanukirwaga iri jambo, yumvise ko kwezwa k'ubuturo bwera ari ubuturo bwera bw'aha ku isi kugira ngo umwami Yesu abone uko agaruka. Ariko nk'uko twabivuze, Yesu atagarutse kuri 22 z'ukwa 10 1844, havuyemo amatsinda menshi y'abantu agenda ashaka ubusobanuro butandukanye. Hari ababaye intwari bemera ko icyabayeho hari ukwibeshya, ndetse barihana, bamwe basubirira mu myizere basohotsemo, abandi baragwa babivamo babona ko bya bintu byose bipfuye, ndetse bishyira igitutsi ku musaraba wa Kristo. Abantu babona ko ibyo bizera byose ari ibinyoma bivuye mu kinyoma cy'umugabo umwe. Ariko hari abandi bananiwe kwakira icyo kintu cy'uko baba baribeshye, bitewe cyane cyane n'ibyo bari barakoreshejwe no kwizera icyo kintu. Kwizera buriya bene data, ikintu cyitwa reputation ni kibi cyane, kuko mu gushaka gusova reputation yawe n'ishusho yawe nuko ugaragara hasi hanze, ugenda wongera icyaha ku kindi, ugenda wongera ikosa ku rindi, aho kugira ngo uritangirire aho ryari rigeze. Mu gushaka rero gusobanura iri kosa ryabaye, hariho abantu babwiye abantu bagurisha ibyabo, abantu bava mu byabo, ku buryo nyuma y'iriya tariki hari abantu batari bagifite aho bari butahe, hari abantu batari bagifite imiryango, hari abantu batari bagifite ikintu na kimwe cyo kubasapotinga. Abo bantu rero byasabaga kubabonera ibindi byiringiro, byasabaga kubabonera ikindi kintu bakwizera. Niho haje iyi nyigisho y'ubuturo bwera. Ndashaka kubanza kuyirezimaho gatoya, ubundi tubone kujya mu nzandiko za Madamu White, tujye no muri iki cyanditswe cyo muri Daniel 8. Ndaza kwifuza ko dusoma iki gice cyose, kuko ntabwo ushobora gukura umurongo umwe mu cyanditswe cyose ngo usobanure uko ubyumva, kugira ngo tubone ko ibi bintu byose byo mu gice cya 8 Daniel yeretswe byose ni ibintu byagombaga kubera ku isi, si ibintu byagombaga kubera mu ijuru. Niyo mpamvu udashobora gufata umurongo wa 14 wonyine ngo uwimurire mu ijuru, nugera ku wa 15 hita ugaruka ku isi. Ngufate kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 13, ibintu biri kubera ku isi biragaragara. Nugera ku wa 14 upapuzemo ujyane mu ijuru, ubundi ku wa 15 ugaruke mu isi werekana uko ibyo bintu bigomba kugenda. Rero igihe Yesu Kristo yari atagarutse, bumwe mu busobanuro bwahawe abantu bakurikiye iyo myizerere nk'uko nabivuze, hahise hacikamo ibice byinshi. Bamwe bemera ibyabaye ko bibeshye nk'uko Mireri yari amaze kubyemera, abandi barabihakana pe, ahubwo havuka ibisobanuro byinshi. Bamwe bashyiraho andi matariki, abandi bashyiraho ibindi n'ibindi. Ariko haje kuvamo umugabo witwa Hiramu Edson, wari ukuriye abadivantiste bo mu gace yari atuyemo. Turaza gusoma iyo nyandiko. Ndaza kwifuza ko uyu munsi twifashisha inzandiko za Madamu White, kugira ngo ibyo ndi kuvuga bitaza gusa naho ari ibyo ndi gukura mu bitekerezo byanjye. Uwo mugabo rero witwa Hiramu Edson yafashe bagenzi be abasaba ko bajya kureba abandi badivantiste bagenzi babo bari ahantu hakurya yaho bari batuye. Hanyuma ubwo bari mu nzira bagenda, iri yerekwa ndagira ngo tuze kurisoma uko riri. Reka mbe ndirezimye gutya muri aya magambo. Ubwo barimo bagenda nibwo Hiramu Edson yagize yerekwa. Iryo yerekwa rimubwira yuko burya bwa buturo bwera bwagombaga kwezwa atari ubwo mu isi, ahubwo ari ubwo mu ijuru. Ibyo bintu rero turabona uko iyo nyigisho yakwirakwiriye ndetse igera no kuri Madamu White. Nyuma yuko iyo nyigisho isohoka, Madamu White yayigizeho ubuhanuzi, nubwo atemera ko yari yarayisomye, nubwo atemera ko ibinyamakuru yasohotsemo yari yarabisomye, nyamara hari ibimenyetso byerekana ko yari yarabisomye. Ariko si icyo turi butindeho. Ndifuza yuko tuza gusa gutinda kuri iyi nyigisho, kuko kuyumva jye nyumva bwa mbere naratunguwe cyane. Umuntu wese uyumvise bwa mbere, urabona aya madini yo mu kinyejana cya 19 akunze kuba agizwe n'abantu bayavukiyemo bayakuriramo, kubw'ibyo bo nta kibatungura. Ariko iyo ubwiye umukristo wavukiye mu yindi myizerere, wakuriye mu yandi madini ya gikristo, ukamuturaho ikintu ngo urubanza akagenzuzi, none ugatangira kukimusobanura, twebwe biradutungura cyane. Niyo mpamvu n'ubyumvise bwa mbere uyu munsi
ndahamya ko bitari bubure kumutungura. Nyuma rero yo kuvuga yuko ari ubuturo bwera bwo mu ijuru bwagombaga kwezwa, abadivantiste basobanuriwe ko icyo gihe bari bataraba b'umunsi wa karindwi, kuko baracyari baba Millerite, babandi benshi bavangavanze ahubwo bacitsemo uduce. Abadivantiste basobanuriwe yuko ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1844 aribwo bwa mbere Yesu yinjiye ahera cyane ho mu buturo bwera, aho agiye gutangirira umurimo w'urubanza kagenzuzi. Uracyambaza ngo urubanza kagenzuzi ni iki? Ndaje ndugusobanurira, ariko ndagira ngo mbanze ngaruke aho Yesu yari ari mbere yuko yinjira hera cyane. Abadivantiste bavuga yuko mbere kuva Yesu yazamuka kugera mu mwaka w'1844 atigeze agera hera cyane, ahubwo ngo yari ari aho bita muri outer apartment, cyangwa ahambere ahabanza ho mu buturo bwera bwo mu ijuru. Niho yari ari gukora umurimo wo kwinginga. None ubu ngubu ngo nta mwinginzi ugihari, ntago Yesu akiri kutwingingira, kuko yarimutse yavuye hahandi muri outer apartment. Ubu noneho yinjiye hehe? Yinjiye ahera cyane, aho yatangiye uwo murimo w'urubanza kagenzuzi. Urubanza kagenzuzi rero ni iki? Abadivantiste bizera yuko kuva mu mwaka w'1844 hatangiye kugenzurwa ubuzima n'imibereho akadetaye ku kandi k'abantu bose babayeho kuva kuri Adamu, ubuzima bwabo bwose. Abo bantu ubu ngubu mu rubanza kagenzuzi bemeza yuko hari kuba imanza z'abapfuye barahamije yuko bizera Imana kuva kuri Adamu, ngo ariko buri kadetaye, buri kantu, buri ngingo y'ubuzima bwawe ngo iba scrite, inyura mu maso ya Yesu Kristo, bakayigenzura bakayanariza. Iri jambo yarivuze byari byagenze gutya, akantu kose wavuze nako wakoze byose ngo biranarizwa ku buryo uboneka nkaho ukwiriye cyangwa udakwiriye. Byumvikane yuko ubu ngubu Yesu ari busy n'urubanza kagenzuzi. Twebwe abera cyangwa abizera dufite kubaho tudafite umwinginzi, kuko Yesu ari mu rubanza kagenzuzi. Hanyuma rero bizera kandi yuko nyuma y'urwo rubanza kagenzuza aho abapfuye bazagenzurwa, abapfuye bahamya ko bizera Imana, hazakurikiraho noneho urubanza rw'abazima. Abadivantiste bavuga yuko batazi igihe amazina yabo azagererwaho muri uru rubanza kagenzuzi. Niyo mpamvu hagataho, niba mujya mwibaza impamvu mubona abadivantiste babaho mu bwoba bw'amategeko buteye ubwoba, nuko uyu munsi Yesu ari busy mu rubanza kagenzuzi, nta mwinginzi uhari. Yesu arimo araca imanza, kandi anytime izina ryawe ryagerwaho. Niyo mpamvu bagomba kubaho bitondera amategeko 10 by'umwihariko itegeko rya 4. Turaza kubona impamvu itegeko rya 4 naryo riraza kubatangaza cyane, nitubona impamvu bagomba kwitondera by'umwihariko itegeko rya 4. Byaturutse mu ihishurirwa Madamu White yagize, abona ayo mategeko ngo ariko hari umucyo udasanzwe uturu y'itegeko rya 4. Mbese kuri we bisa naho yabahaye itegeko rya 4 nk'iriruta andi mategeko yose. Nyamara umwami Yesu yatubwiye itegeko riruta yandi, ntago ari irya 4 pe. Yarababwiye ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo irya kabiri rihwanye naryo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko Madamu White we mwiyerekwa yabonye itegeko rya 4 ari ryo rigoswe n'umucyo, bityo bagomba kubahiriza amategeko yose 10 by'umwihariko itegeko rya 4, kubera ko ari cyo kimenyetso cy'Imana n'abantu. Urubanza kagenzuzi rero runavuga ko ubwo ndacyari kuri iyo nyigisho yubakiweho itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, muri urwo rubanza kagenzuzi urw'abazima n'urw'abapfuye bizaba icyo gihe cyose Yesu akiri mu rubanza kagenzuzi, kuko bavuga yuko urubanza rw'abanyabyaha rwo ruzaba mbere gato ya myaka 1000 yo kurangira muri ya myaka 1000 plutôt. Donc abapfuye abanyabyaha bazacirwa imanza muri cya gihe cy'imyaka 1000, ndetse mbere yuko iyo myaka 1000 ishira bazashiraho, mbese bazakurwaho, bazapfa be kwibukwa, kubera ko abadivantiste b'umunsi wa karindwi kimwe n'abahamya ba Yehova ntago bemera
umuriro utazima, ntago bemera ko abantu bazababazwa by'iteka, kuko batanemera yuko umuntu ari ikiremwa cy'umwuka gihoraho. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ubwo ndimo ndagenda nshyiramo n'ibindi bintu tudahuriyeho, ariko ndajya ngaruka cyane cyane kuri uru rubanza kagenzuzi, kuko ibyo bindi tuzabifatira umwanya, byo ntago bizatinda nk'uru rubanza kagenzuzi, kubera ko rwo rushobora kudufata umwanya. Rero abadivantiste b'umunsi wa karindwi ntago bemera yuko abantu bazababazwa by'iteka, kubera ko batanemera yuko umuntu, bemera ikintu cyitwa soul sleep. Donc ku kijyanye n'urupfu, mu gihe tuzi yuko twebwe hapfa umubiri hanyuma umwuka ugasubira ku wawutanze, mu gihe Yesu yaciye umugani wa Nyamutunzi na Lazaro uduha neza neza ikigereranyo cy'umuntu upfuye yizera Imana n'upfuye atayizera, tukabona aho Yesu yagereranyije no mu gituza cya Abrahamu, tukabona naho Nyamutunzi yarari kandi nyamara yarapfuye. Abadivantiste bo ntago ibyo babyemera gutyo, bavuga yuko iyo umuntu apfuye ajya muri eta de non existence, cyangwa se eta yo kutabaho, mbese agumaho gusa kuko Imana imwibuka mu bitekerezo byayo, azaza mu rubanza. Naho ubundi iyo upfuye ujya muri eta ya non existence, nta kindi gikurikiraho ubugingo, mbese ntago bemera yuko umuntu afite igice muri we kidapfa. Umuntu mbese realite ku badivantiste yose iri physique, nta realite spirituelle yindi iriho. Ibyo nabyo tuzabibona nitugera kuri iyo doctrine ya soul sleep. Ndi kwanga kubyinjiramo kuko nifuza kuzifashisha inzandiko za Madamu White aho yagiye abisobanura. Dore rero ahantu hakomeye cyane kandi hababaje muri uru rubanza kagenzuzi, harimo ibintu bibiri biteye ubwoba ku mukristo wizera umwami Yesu wavutse ubwa kabiri. Nuko abadivantiste b'umunsi wa karindwi bizera ko muri uru rubanza kagenzuzi abizera umwami Yesu, nkunda kuvuga ko abantu benshi bitiranya kwizera umwami Yesu no kuba mu idini rya Gikristo, ariko kwizera umwami Yesu kavuka ubwa kabiri bya nyabyo, ukagirana umubano na Kristo Yesu akakubyara, nka kwa kundi Pawulo bisobanura ngo jyeweho nabambanwe na Kristo uyu munsi ndiho, nyamara si jyewe uriho ni Kristo uriho muri jye. Ngubwo ubuzima bw'umuntu wavutse ubwa kabiri, kuko iyo umaze kuvuka ubwa kabiri umuntu wawe wa kera ajya mu rupfu, ajya mu kubambwa, hanyuma umuntu wawe mushya akajya arushaho kugenda aba mushya uko bukeye nuko bwije, kuko ntago ari wowe ukiriho, ahubwo Kristo agenda guhindurira gusa nawe uko bukeye nuko bwije. Bivuze ngo iyo umaze kuvuka ubwa kabiri, umurimo usigaye wo gukorwa mu buzima bwawe ni Kristo ugenda uwukora aguhindurira gusa nawe. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rero, kuko bizera ko Kristo yimutse hahandi yakoreraga umurimo wo kutwingingira, ubu akaba yaragiye noneho ahera cyane ahari gukora umurimo wo kuducira urubanza, bizera yuko abizera Kristo Yesu bazanyura muri urwo rubanza kagenzuzi, hanyuma abazaba bemewe, kuko bamwe mu bizera ntibazemerwa abandi bazemerwa. Abazaba bemewe rero ngo nibo azapleadinga cyangwa se azerekana amaraso ye ku bwabo, bityo abo ngabo babe batsindishirijwe byuzuye. Hanyuma kandi babandi batemewe bo nabo bazajya mu bo kurimbuka. Abadivantiste bizera yuko umurimo wa Kristo utarangiriye ku musaraba, ahubwo ku musaraba habaye faze ya mbere yo gucungurwa k'umuntu, ikomereza mu ijuru. Faze ya kabiri yagombaga gukomereza mu ijuru. Mu gihe Yesu yateye hejuru akavuga ngo byose birarangiye, abadivantiste bizera ko icyo yavugaga kirangiye ni faze ya mbere yo gucungurwa. Kuvuga ngo byose birarangiye ntago ari uko umurimo wamuzanye wo kuducungura urangiye, kuko bizera yuko uwo murimo wakomereje mu ijuru mu buturo bwera, aho yagiye akamara imyaka irenga 1800 arimo adusabira, arimo atwingingira. Iyo niyo faze ya kabiri. Ariko noneho faze ya gatatu yo gucungurwa kwaca abadivantiste bizera iteye agahinda bene data, kuko bizera yuko ku munsi wa nyuma ngo Yesu azafata ibyaha by'abari mu isi byose, ibyaha abantu bakoze, ngo abishyire kuri Satani. Satani narangiza arimbuke by'iteka aho ibyaha yakoresheje abantu.
bene data ku mukristo wizera ibyanditswe akanagahoma munwa, bisa naho bizera yuko Satani nawe afite umurimo azakora mu gucungura umwana w'umuntu. Satani afite umurimo yagenewe azakora kugira ngo ibyaha byacu bituveho burundu. Hari systeme ya transfer bizera, mbese twatura ibyaha bikaba transfer kuri Yesu nawe azabitransfera dernièrement kuri Satani, ari we uzabihorwa. Mbese Yesu ntago yazize ibyaha byacu kwa. Iyo doctrine iyo yumvise ari ubwa mbere ubyumvise umera nk'utaye umutwe, kuko usubiramo kenshi kugira ngo wumve ko wumvise neza. Bisa naho Satani afite umurimo agomba gukora mu gucungurwa k'umwana w'umuntu, babyita atonement cyangwa impongano. Mbese Satani ni uzaba impongano ya nyuma y'ibyaha byacu, kuko azashyirwaho ibyaha byose yakoresheje abantu, narangiza arimburwe. Mumbwire bene data, niba wizera ibyanditswe byera, iyo doctrine wayumvute? Ubu ngubu mbaye nk'ubirezima mu magambo yanjye, ariko mu kanya ndagira ngo noneho twinjire mu nzandiko za Madamu White. Tutarinjira muri izo nzandiko, ndagira ngo tubanze dusome igice cya Daniel cya 8 cyose, kugira ngo dusobanukirwe ko ibintu Daniel yavuze byose kuva ku murongo wa mbere kugeraho iki gice kirangirira ku murongo waho wa 27, ibi bintu byose ni ibigomba bibera ku isi, ntago bibera mu ijuru. Ibi bintu byose, ndetse bene data, ikintu kikubwira ubuhanuzi, iyo urimo wanariza ubuhanuzi ugendera ku byanditswe muri ubwo buhanuzi, ukabihuza n'ibindi byanditswe bivuga bimwe nabyo, ndetse ukareba mu mateka niba ibyo bintu ntaho byigeze biba, niba ibyo bintu koko bitarabaye, kuko ibigomba gusohorera mu isi tuzabibonesha amaso bisohora. Kandi hari ibyasohoreye mu isi abari bahari babonesheje amaso bisohora. Niyo mpamvu nifuza ko dusoma iki gice cya 8 cyose, kugira ngo namwe mumbwire niba ibintu turi gusoma muri iki gice mwumva biri kubera mu ijuru cyangwa biri kubera ku isi. None se niba biri kubera ku isi, bishoboka bite ko umurongo wa 14 wonyine uhita wimuka ukajya mu ijuru mu kanya tugahita tugaruka ku isi? Dusome iki cyanditswe cyose, kiradufasha gusobanukirwa iby'ubu buturo bwera, n'uburyo bwari uburyo bwo kwidedwana ngo barebe ko bakwikura mu kibazo bari barimo, barebe ko bakwikura mu nzara z'abantu boheje ngo Yesu aragarutse muri 44,800, yarangiza ntagaruke, bakaba bumva bagomba gutanga igisobanuro byanze bikunze. Daniel igice cya 8 tugiye kugisoma cyose. Daniel yerekwa iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Mu mwaka wa 3 umwami Belushazari ari ku ngoma, njyewe Daniel neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Nyerekwa ibyo nagize ngo ndi ibwami Ishushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Urayi. N'ubu amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe 2 ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari 2 yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, aka kantu gasigarane ihembe rimwe ryasumbaga irindi. Tugeze ku murongo wa 5, irirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuziyikiza. Yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Nyibyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoza amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo, nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe 2 nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira cyane, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene ikubita hasi, irayisiribanga, ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene.
Umurongo wa 8, isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika, mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe 4 agaragara cyane yerekeye mu birere 4 by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba, n'igihugu gifite ubwiza rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga, nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri ribijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rigambiriye byose. Bene data, ndagira ngo tukiraha tugeze ku murongo wa 12, ni ukuvuga ngo niba ubuturo bwera bwezwaga ari ubwo mu ijuru, bisobanuye ko iri hembe ryikujije rigera mu buturo bwera bwo mu ijuru, rikuraho igitambo gihoraho cyo mu ijuru, kandi ibyo kibikora kubw'ibicumuro, bivuze ko ibyo bicumuro byari biri mu ijuru. Ndagira ngo dukomeze 13. Nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati, bizageza iminsi 2,200 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabona kwezwa. Uwo ni wo murongo wa 14. Bivuze ngo kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 14, Daniyeli yari arimo atubwira ibyo yerekwaga. Yerekwa imfizi y'intama, agiye kuyidusobanurira. Yerekwa imfizi y'ihene yaje irayisiribanga. Yerekwa agahembe, yerekwa ihembe ryakuze muri ya mfizi y'intama, yerekwa ibyo gusiribanga ubuturo bwera, yerekwa ibintu bitandukanye. Ariko dore impamvu tugomba kwitondera ubuhanuzi mbere yo kubusobanura, nuko akenshi uwahawe ubu buhanuzi aba yarahawe n'ubusobanuro bwaryo. Uhereye ku murongo wa 15, Daniyeli atangira gusobanurirwa iby'ubwo buhanuzi, iby'iryo yerekwa yagize. Ari byo ngira ngo dusome turangize iki gice cyose, ubundi twibaza ukuntu ibi bintu birangira ari ibyo mu ijuru, kandi Daniyeli yarahawe igisobanuro cyabyo. 15. Nuko by'ubwanjye Daniyeli maze kubona ibyo neretswe ibyo, ngashaka kubimenya, ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimpagaze imbere, maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Urayi ahamagara ati, Gaburiyeli we, sobanurira uwo mugabo ibyo yeretswe. Haleluya! Bivuga ngo Gaburiyeli agiye kuduha ibisobanuro bihagije. Mu yandi magambo, dushobora kwirefera kuri ibi bisobanuro tugashaka gusohora kwabyo mu mateka, ariko ibisobanuro byaryo byo turabifite. Gaburiyeli we, bwira, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. 17. Nuko ansangaho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati, umva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana nk'usinziriye, uko nakubamye ankoraho arambyutsa. Arambwira ati, umva, ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. 20. Imfizi y'intama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Haleluya! Iyo usomye muri Daniyeli igice cya 5, n'ubundi ubu bwami Daniyeli yari yabubonye, ndaza ko abasomera mu kanya, reka mbanze ndangiza iki gice. Imfizi y'intama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki. Iyo sekurume ntihagira ukubwira ngo ni Satani, ngo ni dayimoni, oya, ni umwami w'Ubugiriki. Wumva ni ibihugu byari biriho turi kubwirwa, kandi noneho ari kubwirwa uko ubwo ibyo bihugu bizahana ahantu ubwami. Noneho iyo sekurume wabonye ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Bivuga ngo niba ushaka kumenya
uyu mwami w'Ubugiriki iri hembe ngo ninde? Jya mu mateka ushaka umwami wabo wa mbere watangiye kurwanya abamedi n'abaperesi, uraba ugeze kuri iyi sekurume y'ihene n'iri hembe, ubwo uraba umaze gusobanukirwa icyo bivuze. Ngo ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere, kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazaba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'uwa mbere. 23. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, uwo mwami w'umunyamwaga. Ubuhe bwami? Ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki Bibiliya itubwiye yuko buzaza bukambura abamedi n'abaperesi umwami wabwo wa mbere agakomera, hanyuma yamara gupfa ubwami bwe bugacikamo amami ane. Ubwo bwami bune ngo ntago buzakomera nk'ubwami bw'uwa mbere, ariko noneho igihe ubwo bwami bw'Abagiriki nyine buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima, imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Aho ngaho turi kuvuga ku mwami w'Umugiriki uzima, hanyuma imbaraga ze zigakomera ariko ngo ntago zizaba ari ize ubwe. Imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye, azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, kandi azavunagurika ntawe umukozeho. Ibyerekanywe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira ni iby'ukuri, ariko ujye ubizigama kuko ari iby'igihe gishyize kera. 27. Nuko jyewe Daniyeli mpera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye, bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Bivuze ngo niba ushaka gusobanukirwa ubuhanuzi bwa Daniyeli ibice 8 no gusohora kwabwo, ukeneye gusubira mu gishushanyo umwami Nebukadinezari yeretswe. Umwami Nebukadinezari yeretswe igishushanyo cy'umutwe w'izahabu. Icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu, igihimba n'amaboko byari ifeza, ibibero byari umuringa, naho amaguru yari ibyuma, ibirenge bikaba ibyuma bivanzwe n'ibumba. Daniyeli arabimusobanurira, amusobanurira iby'izo nzozi. Ndumva ni mu gice cya 2 ajya gusobanurira inzozi yahereye ku murongo wa 36, amubwira uburyo ari ubwami bune buzasimburanwa, nyamara nta buzakomera nk'uko ubwe bwari bukomeye. Habanje umutwe w'izahabu usimburwa n'igice cy'igihimba n'amaboko kigizwe n'ifeza. Amusobanurira uko ayo mami ane azakurikirana, kandi igihe umwami w'i Babuloni yavagaho, ubwami bwe bwagiye mu maboko y'abamedi n'abaperesi. Noneho Daniyeli we yeretswe uburyo bizagenda nibiva mu maboko y'abamedi n'abaperesi. Mu gice cya 8 ari kutwereka uburyo ubwami buzahita bwimukira mu biganza by'Abagiriki, n'uburyo hazabanza umwami ukomeye. Ubwami bw'Abagiriki bwaratambutse, bwarahise kera cyane, n'uburyo hazajyaho umwami ukomeye, ubwami bwe bukazigabanywamo ubundi bwami bune, hanyuma ku mpera y'ubwami bw'Ubugiriki hakazima umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana. Mu yandi magambo, umwami ukorana n'imyuka y'abadayimoni. Ngo ariko uwo mwami azasira ibanga bitangaje. Abantu bifuza kujya kumenya neza iherezo ry'ubwami bw'Ubugiriki, mushobora kujya kubisoma mu mateka, biri ahantu hose. Ariko hari igitabo kiba muri Bibiliya ntagatifu, ni igitabo kidafatwa nk'icyahumetswe n'Imana, ariko dimwe ni amateka yabayeho. Igitabo cyitwa Icy'Abamakabe. Kiriya gitabo kivuga ku mateka y'ubwami bw'Ubugiriki mu gihe cy'Abisirayeli, imbere y'uko Abaroma bafata ubwami bw'Abisirayeli bakaba aribo batangira gutegeka. Habanje buriya bwami bwashojwe n'umugabo witwa Antiochus Epiphanes.
uwo mugabo yakoze ibintu bitangaje biteye ubwoba, asiribanga ubuturo bwera, yica abantu arabamara, atambira ibizira byose mu rusengero. Hanyuma mu gitabo cy'Abamakabe batubwiramo umunsi mukuru witwa Hanuka, tunasanga muri ndumva ari Yohana, ndaje mparebe Yohani 18 hari umurongo wa 22, aho batubwira uburyo wari umunsi mukuru wo kwezwa k'ubuturo bwera. Ndumva ari Yohani 10, ndahareba mu kanya ndabaha icyo cyanditswe, ari kuvuga uburyo hari umunsi mukuru wo kwezwa k'ubuturo bwera. Uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru wari warashyizweho n'Abamakabe igihe bongeraga kwereza urusengero rw'Imana kugira ngo rube rwabasha gukorerwamo umurimo w'Imana mu minsi bari barise Hanuka, kubera ko urwo rusengero rwari rwarakorewemo ibizira n'uwo Antiochus Epifane, ndetse ruhinduka umusaka niko navuga. Abo bagabo rero baje gusana urusengero rw'Imana. Ni amateka maremare ntashaka kwinjiramo kubera ko iki gitabo ushobora kutagifata nk'ibyahumetswe by'Imana, ariko ndumva ujye usoma amateka. Niba ushaka gusoma amateka y'abami b'Abagiriki mu gihugu cya Isirayeli, ushobora gufata icyo gitabo ukagisoma, kuko arakivuga yose, ukaba wasobanukirwa uburyo ubu bwami bw'Abagiriki bwasiribanze bitangaje ubuturo bwera, n'uburyo ubu buturo bwera bwejejwe ariko gusohora k'ubuhanuzi bwa Danieli 18. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rero, nubwo badahakana ko aya mateka yabayeho, ntago bemera yuko ariko gusohora kwa Danieli, nubwo bigaragara neza ko Danieli yavugaga ku mfizi y'intama n'imfizi y'ihene, ari bo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Aya mahembe abiri y'imfizi y'intama yasobanuraga ubwami bw'Abamedi n'ubw'Abaperesi, ari nabyo nababwiye yavuze mu gice cya 5, ni mu gice cya 7 mumbabarire, n'ubundi mbere y'igice cya 8 mu gice cya 7 Danieli yari yongeye abona ubu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi ku murongo wa 5, noneho yabubonye mu ishusho y'idubu. Mu gice cya 8 yabubonye mu ishusho y'imfizi y'intama, ariko mu gice cya 7 yari yabubonye mu ishusho y'idubu. Aravuga ngo ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri, kuko iya mbere yari yabonye yasobanuraga ubwami bwari buriho icyo gihe bw'umwami w'i Babuloni, bwagombaga gusimburwa n'inyamaswa ya kabiri, ari bwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Haravuga ngo ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. Kweguka uruhande rumwe nuko impande zayo zombi ntizareshyaga, nkuko yabonye amahembe abiri, ihembe rimwe ari rirerire irindi ari rigufi, niko iyi nyamaswa yabonye impande zayo zombi zitareshya, rumwe rwari rwegutse ari rurerure rusumba urundi. Bisobanura ubutegetsi bwa Royaume Medo-Perse cyangwa ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi butanganyaga amaboko. Bamwe ubwami bumwe bwari bukomeye, ubundi budakomeye nk'ubwabwo, ariko ari bwo bwami bubiri butwaye isi. Rero muri iri yerekwa rya Danieli 18, ijambo ry'Imana riratwereka ko yari arimo yerekwa ibintu bizaba bikozwe n'abami b'Abamedi n'Abaperesi, hagakurikiraho ibizakorwa noneho n'abami b'Abagiriki. None hariko aho ubwo bwami buzaba burangirira, niho himye umwami w'umunyamwaga wamenyaga ibitamenyekana. Mushaka amateka y'umugabo witwa Antiochus Epifane, murasanga yari umugabo udasanzwe, yamenyaga ibitamenyekana, nta kintu yagambiriye atagezeho. Ni umugabo wakoreye ibizira ahera cyane, ku buryo byabaye ngombwa ko ubuturo bwera bwongera kwezwa bundi bushya, hashyirwaho umunsi mukuru ukiziririzwa kugeza n'ubu witwa Hanuka, kubera ko icyo gihe, mbese ushobora gusoma ayo mateka yose mu gitabo cy'Abamakabe arimo, sibyo nshaka gutindaho. Ndagira ngo tugaruke gusa kuri doctrine yo kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru, mu gihe inkuru yose yo muri Danieli 18 iri kuduha amakuru y'ibibera mu isi, kuko le Royaume Medo-Perse ntiyigeze itegekera mu ijuru, abami b'Abagiriki ntibigeze bategekera mu ijuru, ndetse ibyo bakoraga byose babikoreraga hano ku isi. Niyo mpamvu ubwo buturo bwera basiribanze tugomba gushakira aho bategekeraga, ntabwo ari mu ijuru rero, ni ku isi. Ubuturo bwera bwasiribanzwe mu mateka barabitubwira, bwarasiribanzwe pe, ku buryo Abisirayeli batari bagishobora kwinjira aho hantu kugera igihe ubwo buturo bwongeye kwerezwa, ndetse bari barahawe iminsi bizamara.
mu mateka nuko byagenze, uko bukeye bukira uyu mwami yasiribanza ubuturo, igihe cyashyizweho kigeze, hanyuma ubuturo burongera burezwa, abantu b'Imana babasha kongera gusubira mu rusengero rwa data. Ni muri Yohana ibice 10 umurongo wa 22, aho bavuga ngo icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Mu by'ukuri impamvu urusengero rwakeneye kwezwa nuko rwari rwarahumanijwe. Igihe Salomo yamaraga kubaka urusengero, hakozwe icyitwa dedikase. Ntago higeze habaho kwezwa, habaye dedikase, habaye kwegurirwa. Donc urwo rusengero rweguriwe Imana, rweguriwe Imana ku mugaragaro. Ariko icyo baziririzaga hano muri Yohana 10:22 kwari ukwezwa kuko urusengero rwari rwarahumanijwe bitangaje. Niyo minsi mikuru rero Abisirayeli bahise bakomeza, ndetse kugera n'ubu ngubu abo mu myizerere y'Abayuda baracyaselebratinga iyo minsi yashyizweho mu gihe cy'Abamakabe, iminsi bita iyo kwezwa k'ubuturo bwera. Rero iki kintu kuvuga ngo ni ubuturo bwera bwo mu ijuru bwezwaga, byaba bishatse gusobanura ko iyi nkuru yose dusomye muri Danieli igice cya 8 yabereye mu ijuru. Ariko kugira ngo dusobanukirwe iyi doctrine neza n'inkomoko yayo, mbese bisobanuke ko yaje kugira ngo isobanure uburyo icyatumye Yesu atagaruka. Urabona byari byabashyize muri ambara, abantu bateranije, abantu bagombaga kubona icyo bababwira. Ndagira ngo twinjire rero dusome gato mu nzandiko za Madame White, ubundi turebe n'icyo ibyanditswe bivuga ku murimo wo gucungura Kristo yarangirije ku musaraba. Nta faze ya kabiri, nta ya gatatu, nta ya kane. By'umwihariko Satani nta role, nta mumaro n'umwe azagira mu gucungurwa kwacu, kuko uwo murimo Kristo yawurangirije ku musaraba. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, niko ijambo ritubwira. Ariko Abadiventiste bemeza yuko ya hene yo koherwa yo mu Balewi 16 ngo iriya hene ni Satani. Nyamara iriya hene yarangwaga nuko bayirambikagaho ikiganza bakayaturaho ibyaha by'Abisirayeli byose. Nk'uko Kristo Yesu yahindutse icyaha ku bwacu, akageraho amaso y'Imana atihanganira kumureba, agatera hejuru ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Kuko yari amaze kugira ishusho ya hene yo koherwa, utarigeze kumenya icyaha, Imana imuhinduye icyaha ku bwacu. Ndetse na ya hene itambwa ubwayo yashushanyaga Kristo Yesu, wari ugiye kubabarizwa no guhinduka igitambo gishimwa mu maso y'Imana, kuko we nta cyaha yakoze, yari nk'intama itagira inenge n'imwe. Nubwo Imana yemeye yuko ibyaha byacu bimujyaho, nyamara niwe gitambo cyonyine Imana yabashaga kwemera, kuko niwe utarigeze kumenya icyaha muri ubu buzima. Haleluya. Reka tubanze tunyure gatoya mu nzandiko za Madame White turebe inkomoko y'iyi myizerere. Niba mwibuka neza uko nayirezimye, nuko iyi myizerere itemera ko Yesu Kristo yarangije umurimo wo kuducungura ku musaraba, kandi abajya bakurikira abashaka kwiransenya, iyi niyo doctrine ikunze gutuma abantu benshi bakuriye mu Badiventiste bavamo, cyane cyane abize theology bakagera mu mashuri yo hejuru. Iyo atangiye gukora teze kuri iyi doctrine, abenshi cyane birangira basezeye. Ndetse no mu Badiventiste bo hejuru hariya muri Amerika cyane cyane, nagiye nkurikira ibiganiro by'abapasteri bahamya abo bagiye baganira nabo, bakabaturira ko nabo ubwabo investigative judgment batayemera, ariko ko batatinyuka kubivuga byabakoraho. Kubera ko ikindi kintu mugomba kumenya, iri torero ry'Abadiventiste rirakize cyane, ritungishije benshi, by'umwihariko muri Amerika. Abantu benshi, ayo ma university mwumva, ayo ma white estate, abo bakozi mbese bagira abakozi batagira uko bangana, kandi bose b'abapasteri bahembwa nabo, ku buryo usanga n'abamenye ukuri n'abizera ukuri badatinyuka kukuvuga. Nuko nta mwanya twabona, nari kuzagenda mbatraduiriza amavideo y'abapasteri bamwe na bamwe bagenda batura icyatumye basezera muri Adventiste, kubera iyi nyigisho ihakana umusaraba wa Kristo, ipfobya Kristo, itinyuka no kwinjiza Satani mu murimo wo gucungura umwana w'umuntu. Bene data, ahangaha ni
niho noneho bigera ukumva birakabije. Ngo Satani mu cyongereza baravuze ngo he will be the last bearer of our sin, niwe uzagibwaho n'ibyaha byacu. Mbese aho batubwira ko Kristo ari we our sin bearer, niwe wishyizeho ibyaha byacu, bizarangira ku bwa nyuma noneho bigiye kuri Satani. Muribaza, Satani ni Satani nyine, ibyo azazira birahari, n'ibyo ari kuzira uyu munsi birahari, ariko he is not and he will never be our sin bearer. Jesus Christ is our sin bearer. Umwami Yesu Kristo niwe wishyizeho ibyaha byacu, arabibabarizwa, nibyo yakubitiwe, nibyo yabambiwe, nibyo yacumitiwe. Ijambo rirambwira ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Byashoboka bite kusubira inyuma ukambwira ngo Satani azishyiraho ibyaha byanjye? Ntibikabeho bene data, ntibikabeho ko umuntu wizera Kristo Yesu yakwatura iryo jambo mu kanwa ke. Muraza kwihangana kubera ko ari birebire, ariko ni ngombwa ko tuza kubisoma mu nyandiko zabo bwite kugira ngo wenda bititirirwa ko ari ibintu turi kubahimbira. Turaza gusoma mu nzandiko zibanze kuri page, kuri titre bise umuseke urasira ku buturo. Haravuze ngo ariko noneho tugomba kugaruka. Ahangaha barimo bavuga ku mateka, mbese uburyo byagenze ku bantu bananiwe kwizera, ku bantu mbese nyuma ya great disappointment, ari masobanura ari ya matsinda menshi yacitsemo, ariko noneho agiye kugaruka ku bantu noneho bashikamye, babandi bakiriye umucyo uko wagiye uzanwa mu itorero ry'Abadventiste bo munsi wa karindwi. Aravuga ati ariko noneho tugomba kugaruka ku bashikamye batajegajega ku byiringiro byabo by'uko ubuhanuzi bwasohoye kuri 22 Ukwakira 1844. Murumva ya bya bindi byazanywe na William Mireri biturutse muri etude ye bwite, Madamu White abyita ubuhanuzi. Ngo ariko noneho tugomba kugaruka ku bantu bashikamye batajegajega ku byiringiro byabo by'uko ubuhanuzi bwasohoye kuri 22 Ukwakira 1844, kandi bari bafite intekerezo n'imitima bikingutse, maze bakomeza urugendo bimbika mu kuri kw'isabato n'uko ubuturo igihe cy'umucyo wo mu ijuru wamurikiraga inzira banyuragamo. Aba bantu nta na hamwe babarizwaga, ahubwo bari abantu cyangwa amatsinda mato cyane yabaga ari hirya no hino mu duce two hagati mu majyaruguru no mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiye rero gusobanura itsinda nyirizina ryazanye iyi nyigisho. Ikindi kintu nashaka kuvugaho, hafi mu myizerere yose y'Abadventiste ntago yazanywe na Madamu Ellen G. White, ahubwo yazanwaga n'undi muntu. Iyo myizerere yamara gusohoka, Madamu Ellen G. White akagira iyerekwa riza gukonfaminga ko bya bintu ari ukuri. Reka dukomeze dusome twumve inkomoko y'inyigisho y'ubuturo bwera na investigative judgment cyangwa se urubanza kagenzuzi. Umwe muri iryo tsinda witwaga Hiram Edison yari atuye ku nkengero ya Gibson hagati mu mujyi wa New York. Yari umuyobozi w'Abadventiste bo muri ako gace. Kuwa 22 Ukwakira 1844, abizera bateraniye mu rugo iwe ngo bategereze kugaruka k'Umwami Yesu. Wumve bya bindi nababwiraga, uyu mugabo yagize ishyaka ryinshi, ateyanyiriza abantu bose iwe mu rugo. Bishabo bantu mu mateka rwose yatubwira ko benshi bari barasize ibyaba, abandi barabitanze, abandi baragurishije, bajya gutegerereza Umwami Yesu mu rugo kwa Hiram Edison. Bategereje icyo gihe gikomeye batuje kandi bihanganye, ariko ubwo isaha ya mu gicuku yageraga maze bakabona ko umunsi bari biteze urangiye, byagaragaye ko Yesu ataraza vuba nk'uko bari barabibwiwe. Cyari igihe cyo gukorwa n'isoni gukomeye. Mu masaha ya mu gitondo karekare, Hiram Edison hamwe n'abandi bake barasohotse bajya aho yahunikaga imyaka kugira ngo basenge. Maze bagisenga, yumva yijejwe ko
umucyo uzaza kubamurikira. Mu badivantiste rero hari irindi jambo bakunda gukoresha abandi bakristo batamenyereye, ni ijambo ryitwa umucyo. Iyo umudivantiste akubwiye umucyo, ni ukuvuga ko uzasobanukirwa, uzahishurirwa, mbese umucyo ni uguhabwa isobanukirwa cyangwa kumva neza bya bintu tumvaga. Iyo umudivantiste akubwiye ko bahawe umucyo, abakubwiye ko bahawe igisobanuro nyakuri. Rero hano Hiramu Edison ngo bari gusenga, yumvise yijejwe ko umucyo uzaza kubamurikira. Yahawe icyizere ko rwose bazasobanukirwa impamvu Umwami Yesu ataje kuri 22 z'ukwa 10 1844. Dukomeze dusome. Hashize akanya gato, igihe Edison n'inshuti ye bambukaga umurima w'ibigori bajya gusura abagenzi babo b'abadivantiste, ukuboko kwabaye nk'ukumufashe ku rutugu. Yubuye amaso ngo arebe, nk'uri mwiyerekwa abona ijuru rikinguwe, Kristo ari mu buturo bwo mu ijuru, maze yinjira hera cyane aho yari agiye gutangira umurimo wo kuvuganira ubwoko bwe mu cyimbo cyo kuva ahera cyane ngo aze kwejesha isi umuriro nk'uko bari barigishije. Dore aho ibi bintu byatangiriye. Uyu mugabo Hiramu Edison, abadivantiste bose bazi ikintu cyitwa iyerekwa cyangwa umucyo wo mu murima w'ibigori. Uyu mugabo Hiramu Edison yaje gufata uwo muntu w'inshuti ye ngo bajya kureba abadivantiste bari barahandi, ariko nyine kubera icyo kimwaro n'uburyo bari barabwiye abantu, byabaye ngombwa ko banyura mu nzira y'ikizigu, banyura ahantu mu murima w'ibigori. Bari muri uwo murima w'ibigori niho rino yerekwa rero ryabereye, ngo afatwa ku rutugu, yubuye amaso ngo abona ijuru rikinguye, ngo Kristo ari mu buturo bwo mu ijuru. Urumva Kristo ubuturo bwo mu ijuru burimo kompartima nyinshi, basobanura ko burimo kompartima nyine nk'izari ziri mu buturo bwo mu isi bwubatswe nk'uko bwari bwarategetswe na Mose. Hanyuma ngo yamubonye mu buturo bwo mu ijuru, ariko amubona yinjira hera cyane. Icyari kimujyanye ngo yari agiye gutangira umurimo wo kuvuganira ubwoko bwe mu cyimbo cyo kuva hera cyane ngo aze kwejesha isi umuriro nk'uko bari barigishije. Bari bazi yuko muri uyu mwaka aribwo Yesu azava mu isi akaza kejesha isi umuriro, ariko none ahubwo ngo yari yinjiye ahera cyane ho mu buturo bwera. Dukomeze dusome. Hiramu Edison, F.B. Han wari umuganga, na O.L. Frozier, iri zina ni Crosha nkurikiye uko narisomye. Uyu mugabo witwa Crosha wari umwarimu, biganye Bibiliya ubushishozi, maze bidatinze uko kwiga kubahishurira ko ubuturo bwagombaga kwezwa ku iherezo ry'imyaka 2300 atari isi. Twongere dusome muri Bibiliya, Daniyeli 8. Daniyeli 8 umurongo waho wa 14. Mumbabarire ndi gusubirayo, nari nahavuye igihe najyaga gusoma muri Yohana, ariko ndagira ngo turebe ayo magambo bavuze, dusubire nuko Bibiliya yavuga. Umurongo wa 14 haravuga ngo, aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzezwa. Ahangaha rero ngo bo bahishuriwe mu byanditswe ko ubuturo bwera bwagombaga kwezwa ku iherezo ry'imyaka. Bo ntago ari iminsi, babonye imyaka 2300. Mu gihe aya mateka asohorayo, ndabizi Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe uhanye n'imyaka 1000 ku Mana, ariko hano Bibiliya yarapreshije ngo ni iminsi 2300 uko bukeye bukira, kugira ngo tutaza gushyiramo ibindi bigereranyo ngo ahari bisobanuye imyaka. Oya, nuko bukeye bukira. Aha rero ho barasobanuye ko ubuturo bwagombaga kwezwa ku iherezo ry'imyaka, apana iminsi, ry'imyaka 2300 atari isi, ko ahubwo ari ubuturo bwo mu ijuru, aho Kristo akorera ahera cyane ku bwacu. Uyu murimo wa Kristo wo kutubera umuhuza wabaye igisubizo ku ihamagara ry'igihe cyo guca urubanza ryumvikanye mu butumwa bwa marayika wa mbere. Iyo bavuga abadivantiste rero
bafite ubundi butumwa, donc ubutumwa bavuga yuko bahawe ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, harimo tubusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 14. Uramutse ushatse kubisoma neza wagenda ugasoma ubwo butumwa bwahawe abamarayika batatu. Niyo nkuru abadivantiste bafitiye isi, mu gihe umwami Yesu yabanje kutwohereza ngo tugende tubwirize amahanga yose ubutumwa bwiza. Ubutumwa sinzi niba nabwo ari ubutumwa bwiza mu byahishuwe 14, ariko ubutumwa bwiza tugomba kubanza kubwira abantu ni umurimo Yesu Kristo yarangirije ku musaraba. Ntibishoboka rero ko abadivantiste bakora uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza kuko batemera ko uwo murimo warangiriye ku musaraba. Nabo ubwabo bazi ko bari mu rubanza kagenzuzi, niba amazina yabo yari bwanangerweho ntibabizi. Ntago bazi neza niba abapfuye bararangije gucirwa urubanza ubu bakaba ari bo bagezweho, ariko biragoye ko umudivantiste yakubwira ubutumwa bwiza bw'agakiza kubera ko ntago yumva agakiza kimwe nuko Bibiliya ikigisha. Mu gihe twe twizera yuko Kristo yabirangirije byose ku musaraba, bo hakurikiyeho kujya mu buturo, muri compartiment ya mbere y'ubuturo, nyuma ubu ajya hera ku bwacu mu buturo bwera. None rero ngo ari gukora umurimo wo kutuvuganira. Uko kutuvuganira nako ninza kuhagera, sinzi niba ndi bubone umwanya wo gusoma iki gice cyose, ariko ninza kuhagera mwatangazwa no kutuvuganira Yesu arimo mu ijuru. Hanyuma tugeze twari tumaze kuvuga ku butumwa bwa marayika wa mbere. Bwana Croja wari umwarimu yanditse ibyo yavumbuye byose mu itsinda. Igihe bigiraga hamwe, ibyo bavumbuye byaje gucapirwa hafi aho, maze hanyuma bicapwa mu buryo bwuzuye mu kinyamakuru cy'abadivantiste cyitwa Inyenyeri ya Nimunsi, cyandikirwaga ahitwaga Cincinnati ho muri leta ya Ohio ku itariki ya 7 Gashyantare 1846. Umubare udasanzwe w'abantu wiyeguriye byimazeyo kwiga Bibiliya ku ngingo y'ubuturo bwera. Abantu bo muri kiriya kinyejana barashukikaga, bababwiye Yesu ntagarutse. Burakeye bati reka bwa buturo bwera burya nubwo mu ijuru. Nta nubwo batekereje ngo bajye gusoma barebe koko niba ubuturo bwera buvugwa muri Daniel ari ubwo mu ijuru cyangwa ari ubwo mu isi. Oya, ngo ahubwo abantu benshi bahita biyegurira kwiga Bibiliya ku ngingo y'ubuturo bwera. Ngiye gusoma iyi page gusa ubundi duhite turekeraho. Ndagira ngo turebe ukuntu uriya mugabo Hiramu Edison, uyu mudamu Ellen G. White muzamukunda cyane, ni umudamu naramurebye ndatangara. Abantu barabanzaga bakabona ibyo babona bagacukumbura, yarangiza wagahita byerekwa, kandi mwiyerekwa agahamya ko nta hantu yahuriye n'ibyo bintu. Ngo igihe kwiga Bibiliya byari bikomeje, mwibuke reka mbanze ngaruke kuri iyi history kuko ibintu byagenze. 1844 bategereje Yesu ntiyaza. Bukeye bwaho Hiramu Edison anyuze mu murima w'ibigori agize ryahishurirwa, ariko ararizanye yigana na mugenzi we w'umuganga n'uwo mwarimu, bagera ku myanzuro yuko bya bintu burya byavugaga ubuturo bwo mu ijuru. Icyo gihe cyo kwiga rero cyatwaye indi umwaka n'igice urebye, kuko byasohotse muri Gashyantare 1846, mu gihe Yesu yagombaga kuza mu 1844. Umva rero 1844 ntacyo Ellen G. White ababwiye, 4 ntacyo ababwiye, 4 hasohotse iyi nyigo y'aba bantu batatu. Umva Ellen G. White ayisagira yerekwa. Igihe kwiga byari bikomeje, kandi mbere yuko umurimo wabo umenyekana barabipresiza kugira ngo mutaza gukeka ko yabanje gusoma uwo murimo kugira ngo yerekwe. Oya, we yarabanje arategereza abandi barimo biga Bibiliya hanyuma bimaze gusohoka nibwo yahanuye. Ariko umva hano uko yavuze: igihe kwiga Bibiliya byari bikomeje, kandi mbere yuko umurimo wabo umenyekana mu burasirazuba bwa leta ya Maine, Elina Harmony yagize yerekwa, aho yeretswe ku iherezo ry'iminsi 2300 umunsi umurimo wa Kristo wimuwe aho wakorerwaga, akava hera akajya gukorera ahera cyane. Iri yerekwa tukaba turisanga muri iki gitabo cy'inzandiko z'ibanze. Nyuma gato y'iri yerekwa, Madamu White wumve yarabanje arerekwa, hanyuma nyuma y'iryo yerekwa ariko atararitangaza,
nyuma gato y'iri yerekwa madamu White witwaga Elina Harmon akiri umukobwa yagize irindi yerekwa yanditse mu nyandiko yanditse muri Mata 1847 ati hashize umwaka Imana yaranyeretse ko umuvandimwe Crozier yari afite umucyo nyakuri kubyerekeye iyezwa ry'ubuturo bwera kandi n'ibindi kandi ko bwari ubushake kandi ko bwari ubushake bwayo ko Crozier yandika ibyo yaduhaye byanditswe muri cya kinyamakuru cyitwa Inyenyeri ya Nimunsi cyanditswe kuwa 7 Gashyantare 1846. Ndumva ntashidikanya mbwirijwe n'Imana ko abizera bose bakwiriye gusoma izo nyandiko uko niko ibyo abajamburaga muri Bibiliya bavumbuye byahamijwe n'amayerekwa y'intumwa y'Imana. Murabyumvise? Mbese 4/6 Bwana Crozier wari umwarimu yasohoye mu kinyamakuru cyitwa Inyenyeri ya Nimunsi asohora ibyo bize byuko Yesu yinjiye atari ubuturo bwera bwo mu isi bwezwaga ahubwo ari ubwo mu ijuru, ko Yesu yinjiye ahera cyane. Hanyuma madamu White we arahamya ko yabonye izo nyandiko imbere yuko abona izo nyandiko yabanje kugira iyerekwa. Hanyuma za nyandiko zasohotse 1846. Hanyuma Ellen G. White muri Mata 847 nibwo yasohoye ubutumwa buvuga yuko umuvandimwe Crozier wa mwarimu wanditse muri cya kinyamakuru hari hashize umwaka n'amezi 2 ibyo bintu bisohotse. Madamu White nibwo yatangaje iryo yerekwa anavuga yuko uyu mwarimu Crozier afite umucyo kandi afite ukuri ko abantu bose bakwiriye gukurikira uwo mucyo. Bene data, hari ikintu nabonye kuri uyu mubyeyi yarazi gufata faiblesse y'abantu akayikoresha. Aba bantu bari baraguye bari vulnerable kubera ibintu byari bibabayeho, bategereje umwami Yesu barahebye. Mbese ikindi kintu cyajyaga kubashobora no gutangira kubahata amayerekwa, hanyuma kugira ngo bemere ibyo babandi bize. Madamu White nawe agahita agira iyerekwa akababwira ibyo yeretswe ati noneho nanjye nabyiboneye, bwa butumwa bwasohotse hashize umwaka n'amezi 2 mu bwemere, Imana yanyeretse ko Bwana Crozier afite ukuri. Reka turangize yenda iyi page ubundi dukomeze. Mu myaka yakurikiyeho Ellen White yanditse byinshi bivuga ku kuri k'ubuturo bwera n'ubusobanuro bwabyo kuri twe, kandi hari ahantu henshi avuga kuri ibi muri iki gitabo cy'inzandiko z'ibanze. Aha twavuga nk'urugero rw'igice gifite umutwe uvuga ngo ubuturo bwera, gusobanukirwa umurimo Kristo akorera mu buturo bwo mu ijuru byabaye urufunguzo rufungura iyobera ryo kubura ibyari byitezwe ibyari byitezwe mu mwaka w'1844. Abadiventiste hari igihe bakubwira ko iyi ngiyi atari yo doctrine shingiro yabo, ariko niyo doctrine yubatse iritorero, kubera ko ngo byabaye urufunguzo rwo kubura ko ibyari byitezwe, kuko Imana yarabasobanuriye. Ndaje mbashakira indi page aho avuga yuko ikosa ryagiyemo Imana yarishyizemo ku bushake. Nintahabona hari benshi bafite inzandiko z'abadiventiste badufasha kuhashaka yuko Imana ikosa ryashyizwe mu butumwa bwa Mireri ariyo yarishyizemo ku bushake, kubera ko yarize ubundi buryo izabazaniramo umucyo. Abatubanjirije babonye neza ko ubuhanuzi buvuga iby'igihe cy'Imana cyo guca urubanza cyari cyegereje cyasohoye mu byabaye mu mwaka w'1844. Ariko se ni biki byabaye? Se barategereje nta kintu babonye, ariko naremeza ko ngo babonye yuko igihe cyari cyegereje cyasohoye mu byabaye mu mwaka w'1844, ariko ko hari umurimo wagombaga gukorerwa ahera cyane h'ubuturo bwo mu ijuru mbere yuko Yesu agaruka ku isi. Ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri bwari bwarumvikanye mu kwamamazwa k'ubutumwa bwo gutegereza kugaruka kwa Kristo mu 1844. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko Madamu White yafashe ubutumwa bw'abamarayika babiri banditse mu byahishuwe 13 ngira ngo na 14, arangije abihuza n'umwaka w'1844. Uyu mwaka nta wanditswe muri icyo gice, ahubwo we ahamya ko aba bamarayika bavugaga ibyasohoye mu 1844. None ubu
turi gusoma umurongo waho wa nyuma. None ubu ubutumwa bwa marayika wa gatatu butangiye kumvikana binyuze muri ubu butumwa. Ubusobanuro bw'isabato y'umunsi wa karindwi bwatangiye kumvikana. Reka tube duhiniye aha inzandiko za Madamu White, kuko ibi bintu by'ubuturo bwera abigarukaho, ariko nashaka kubumvisha uburyo ni ikinyoma cyahimbwe kirangije gihamishwa irindi yerekwa. Niba ari ikinyoma, niba ari indi myuka yagendereye Madamu White simbizi, ariko ndagira ngo tujye muri Bibiliya tubone ko bidashoboka, ntibibaho yuko Yesu atarangirije umurimo we ku musaraba. Ku musaraba Yesu yarangije byose, nta cyanditswe na kimwe kitubwira ko Satani azikorera ibyaha byacu akabihorwa. Oya, Yesu Kristo niwe mucunguzi rukumbi dufite, kandi abamwizera nta teka bazacirwaho. Ntago bishoboka ko tuzanyura mu rubanza kagenzuzi. Rugenzura iki se kandi tutakiriho, ari Kristo uriho muri twe? Keretse niba mu gakiza kawe wowe ubanyeho na Kristo, kandi nubwo rwose turi abanyantege nke, intege nke zacu zirushaho kwerekana ubuntu bw'Imana, kuko niwe utuneshereza muri byose. Ntago dukora ibyaha ngo ubuntu busage, ahubwo niyi intege nke yazibonetse muri twe turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ntago ari harimo agenzura buri gakorwa dukora ngo yongwa aritsamuye, ngo aricaye, ngo arahagurutse. Reka da, kandi ari udufata ukuboko akaturandata akatuyobora mu by'ukuri byose. Rero ibi bintu by'urubanza kagenzuzi ni ikinyoma cyambaye ubusa, ni ikintu n'inyigisho ipfobya umusaraba wa Kristo mu buryo buteye ubwoba, kandi n'inyigisho umuntu ukunda umwami Yesu wese yakwiye guhunga adapfira muri yo. Udapfa utarizera umurimo Yesu yasohoreje ku musaraba mwene data, kuko utarizera ko uwo murimo warangiriye ku musaraba, ntago bishoboka ko wavuka ubwa kabiri. Icya kabiri, utarizera yuko muri wowe urimo umuntu udapfa, wa wundi Yesu yavuze ngo ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka, ntago bishoboka ko wavuka ubwa kabiri. Niyo mpamvu nitugera kuri doctrine yabo yitwa soul sleep, muzabona impamvu kuvuka ubwa kabiri ari ikintu gikomeye kumvikana ku mudivantiste, kuko realite yabo iri physique kurusha uko iri spirituelle. Mu gihe twebwe twizera yuko turimo hari umwuka uri muri twebwe uvuka ubwa kabiri, kandi muri uwo mwuka harimo umwuka wera tuganiririza, tuzabona nitugera ku nyigisho y'imirire yuko Ellen G. White yabankurajaga no kurya neza kugira ngo umwuka wera abone uko aganira nabo neza, kuko uko ubwonko bwabo bukora neza niko umwuka ashobora kuganira nabo, kuko avuganira nabo mu bwonko. Bene data, ikintu kijyanye no kuvuka ubwa kabiri biragoye kwirealite umudivantiste wizera inzandiko za Ellen G. White yayigrasping ukwiri, kubera ko ikibyarwa n'umwuka n'uwo mwuka. Ntago bimeze nkaho batizera ko mu muntu havukiramo, donc bimeze nkaho batizera ko umuntu avuka ubwa kabiri ariko ikibyarwa n'umwuka ari umwuka uri muri we. Wa undi Yesu avuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Nese nitwari turiho mu buryo bw'umubiri, twaragendaga, twaravugaga, abantu bose batubonaga nk'abantu, ariko twari dupfuye kuko twari tutaravuka mu buryo bw'umwuka, kandi ikibyarwa n'umwuka kikaba ari umwuka. Niyo mpamvu utizera ko ufite umwuka ntibinashoboka ko ubyarwa ubwa kabiri, kuko ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ndagira ngo dusoza, mu mbabarire byabaye birebire cyane, ariko dusoza dusome ibi byanditswe, ubundi turebe tuvuge gato y'uburyo iyi doctrine habanye n'inyigisho nzima. Abayizera mu mbabarire sinashatse kubajora, ariko nashima ko mu nyangira ko nababwiye ukuri kuruta ko mwankundira ko nabaryarye nkababeshya ko twizera bimwe, nyamara ijambo ry'Imana ritanyemeza ko ibintu mwizera biba mu byanditswe byera. Reka duhere hano muri Petero wa mbere ibice 2, turahera ku murongo wa 24, cyangwa se reka mpere hejuru gatoya ku murongo wa 22. Haravuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. 24, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we
abibambanwa ku giti. Aha ndagira ngo ndashaka kuvuga kuri cya kintu cy'uko Satani azaba our sin bearer, azaba uzishyiraho ibyaha byacu bwa nyuma, uwo bazashyiraho ibyaha byacu bwa nyuma kugira ngo yoherwe. Ahangaha sin bearer yari yahene y'ihongerero, yahene baturiragaho ibyaha mu gihe babaga bari gutamba ibitambo by'ibyaha, bakayaturiraho ibyaha byose by'Abisirayeli, barangiza bakayohera. Petero rero arimo aradusobanurira uburyo Kristo Yesu, iriya hene yashushanyaga Kristo Yesu utarigeze kumenya icyaha, ariko akazishyiraho ibyaha byacu byose, akishyiraho ibyaha byacu mu mubiri we. Nigeze kubiganiraho n'umudivantiste rimwe, arambwira ati ariko rero ihene irepresenta Satani. Namubwira nti rero niba ari ibyo, kuko bazanaga ihene ebyiri, imwe igatwikirwa ku gitambo, ku gicaniro, noneho na ya yindi twikwa se nayo ni ya yindi batura kugira ngo ibituro rizima rihumurira Imana, nayo noneho ni Satani. Ariko bigaragara neza ko nta hantu na hamwe mu byanditswe byera uzabona aho Satani yashyizweho ibyaha byacu kugira ngo abipfireho. Ya umwami Yesu yishyizeho ibyaha byacu. Aratubwiye Petero ku murongo wa 24, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Haleluya. Bene data, icyatumye Kristo yishyiraho ibyaha byacu ni ukugira ngo twebwe dupfe ku byaha. Niyo mpamvu muri we tubasha kubaho mu gukiranuka, atari uko twamaze kunesha ibya kamere byose, ariko kandi nabyo tugenda turushishaho kunesha nawe. Ntago hari ngo ahora bari ibyaha byacu ngo kamwe ngo hari oya. Aranavuga ngo mbese ninde uzarega intore z'Imana? Mbese ni Kristo. Kandi ngo ni uri mu rubanza akagenzuza nyine arimo areba utuntu twose dukora. Ngo mbese ni Kristo kandi ari we wazipfiriye. Erega Kristo ntago ari contre nous, ntago aturwanya, ahubwo araturwanira ishyaka. Ni nk'uko umubyeyi abona intege nke ku mwana we, agakora ibishoboka byose ngo umwana asohoke muri icyo kibazo. Rero natwe iyo twisanze mu ntege nke, ntago tugomba kuzigumamo, ariko kandi nta nubwo bishoboka ko twazinesha ku bwacu, ahubwo turushishaho kuneshwa n'uwadukunze. Kristo muri twebwe niwe mbaraga zo kunesha icyaha. Ntago ari uko byanditse mu mategeko. Ntabwo twasomye hariya navuze ku kintu cy'uko bababwiye ko muri iyo minsi hagati yo kugaruka kwa Yesu bwa kabiri n'uru rubanza akagenzuzi, bagomba kubaho ubuzima bwubaha amategeko 10, cyane cyane itegeko rya 4. Ariko bene data, ntago kubgawe nk'umuntu wabasha kubaha amategeko. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo niba igituma utiba, ukaba udasambana, ukaba udakora biriya byaha, ari uko byanditse mu mategeko, nta kabuza uzabikora. Ariko niba igituma utabikora ari uko Kristo yapfuye ku bwawe, yishyizeho ibyaha byawe mu mubiri kugira ngo nawe upfe ku byaha, nta kabuza uzanesherezwa na Kristo. Ibyakakunesheje Kristo niwe gukiranuka kwawe. Uzajya uhabwa gukiranuka kwa Kristo uneshe ibyaha byo muri kamere. 24 ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Bene data, tutaranavuka Kristo yikoreye ibyaha byacu, abibambanwa ku giti. Haleluya. Hari abantu bafata iyi doctrine bakayitwistinga kugira ngo ibahereze uburenganzira bwo kwikorera ibyaha, ariko ni ikikwereka ko batigeze bamenya Yesu. Kuko iyo umenye Yesu nukura kuzinura ibyaha, usigara nta buryohe nta munezero wakura mu byaha, kuko utuye muri wowe ni uwera. Yanga ibyaha, ntabana n'ibyaha. Niyo wimenyeho icyaha uragrieving, umubabaro urakwica, kuko uba umeze nk'umuntu ugeze mu gihugu cy'amahanga mutavuga ururimi rumwe. Niyo mpamvu iteka ibyaha ntibizabura kuduhiga, ariko ibyaha niyo byaduhiga bikatubona ntibishoboka ko twaba mu cyaha. Ikintu gitandukanye wizera n'utizera nuko umuntu wizera umwami Yesu Kristo ashobora kugwa mu cyaha pe, ariko ntago byashoboka ko aba mu cyaha ngo akibemo, akirirwemo, akiraremo. Oya, ashobora kugwa mu cyaha, ariko ntibishoboka ko yakwicara ngo planning icyaha ejo azagenda gishyire mu bikorwa. Icyo gihe nakwibaza niba koko ayoborwa n'umwuka wera, kandi ijambo rimbwira ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. 25
reka nsubiremo 24 nyisome yose. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije, kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Mwene data, umwami Yesu niwe mwungeri w'ubugingo bwawe, niwe waravutse ubwa kabiri, kandi niwe murinzi wabwo. Paulo yandikira Timoteyo yamubwiye amagambo meza, aramubwira ngo nzi yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije, yavugaga ubugingo bwe. Bene data, umwami Yesu abasha kurinda ikibitsanyo twamubikije, ari cyo bugingo bwacu buzabona Imana. Ntabwo twebwe tuzagenda twibombaritse uvuga uti ntakandagira hasi bikaba icyaha, ntakorora ntitsamura. Umwami Yesu niwe murinzi w'ubugingo bwacu, tumugirira icyizere ko ubwo abasha kuturinda ngo tutajya mu byaha. Nayo mpamvu atwigisha isengesho rya Data wa twese. Hari aho yageze aravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Haleluya! Tumwizerera ko no mu bitwoshya abana natwe akaturinda kugira ngo tutagwa mu moshya, kuko niwe murinzi w'ubugingo bwacu. Bene data, icyo twaba, icyo ubugingo bwacu bwaba, niwe murinzi wabwo, keretse umunsi tuzadesida kubukura mu biganza bye. Naho undi yaravuze ngo uwafite mu biganza nta kibasha kumuvuvunuramo. Icyakora aducira umugani w'umwana w'ikirara, kugira ngo atubwire ko umunsi umwe ushobora kwivumbura ukamubwira uti genda biretse. Arangije aratubwira mu Baheburayo ibice 6, atubwira iby'abantu bagwa barangiza bakabivamo, yuko bitashoboka kongera kubahindura bizera. Atwereka ko bishoboka ko icyo cyemezo wakifatira nk'umuntu, ariko niba ubanye n'umwami Yesu, muragira umutekano muri we. Mwizera arinze ubugingo bwawe kandi aburinze neza. Emera uyoborwe n'umwuka wera. Ndagira ngo dusome turi kuvuga ku cyo kwinjira mu buturo bwera, kuko iyi nyigisho ihamya ko Yesu Kristo yinjiye mu buturo bwera bwa mbere ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 1844. Ariko ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, cyanditswe mbere y'uwo mwaka dayeri, cyanditswe mbere y'1844. Hanyuma dusome icyo Kristo yakoze. Turasoma mu gice cya 9 uburyo yinjiye mu buturo bwera. Reka dusome duhereye ku murongo wa 11. Haravuze ngo ariko Kristo Yesu amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa. Wumvira ijambo ntiyinjijwe ahera cyane, ntiriri muri pase, mbese yamaze kuhinjira. Ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe risa n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Bivuga ngo Yesu amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka, amaze kurangiriza umurimo yaje gukora ku musaraba, yaragiye ahita yinjira hera cyane. Nta bya 1844 ni ikinyoma, ni ikinyoma mwene data, ni fable yo kugira ngo bikure mu cyago cyari kimaze kubagwirira cyo kuba barizeye ibinyoma. Barangije bya bindi byo kwihagararaho bananirwa kwemera yuko baguye mu mutego ukomeye, bahimba iki kintu baradoda. Mana yanjye, nasomye umuteologie ukomeye cyane w'Abadiventiste, byamuteye kujya kwiga amateka ya Isirayeli, ajya kwiga kuri temple ya Salomo, aragenda ajya muri Isirayeli abayo. Arangije yandika article arapublier, aravuga ngo uru rufatiro twubatseho, kuko yari ari masezera mu Badiventiste, ati ntago bishoboka yuko Daniel 8:14 twayisobanuza ubuturo bwera bwo mu ijuru tutayikuye muri context yayo. Niyo mpamvu uzasanga Abadiventiste benshi bahamya iyi nkuru yo muri Daniel 8:14, ariko ntakubwira iby'abami b'Abamedi n'Abaperesi, ntakubwire iby'umwami w'Ubugiriki ari we bagereranyije na ririya hembe. Mu kubisobanura uzumva nta Alexandre le Grand, nta Antiochus Epiphanes bazamo, kandi iyi ari inkuru yabaye. Ikindi kintu bakunda kugarukaho nuko aka gahembe
aka gahembe kaza kavuga ibikomeye cyangwa se kaza gakomeye, muzasanga muri ubu bwami uko ari bune, buri bwami mbere y'uko bugwa bubanzirizwa no kwishyira hejuru no kwigereranya n'Imana. Niko byagenze kuri Berushazari, umwana wa Nebukadinezari. Igihe yabonaga ikiganza cyandika ku rusika, yari yigereranyije n'Imana, ageraho atumiza ibintu se yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, arabitumiza ngo babizane babinywesha inzoga. Imana irarakara cyane, izana ikiganza cyandika ku rukuta amagambo avuga ngo mene mene tekeru farisini. Danieli araza amusobanurira aya magambo, amubwira yuko akuwe ku ngoma kandi ahowe iki? Ahowe kwishyira hejuru akigereranya n'Imana. Aya mami yose rero uko arane, mbere yuko buri bwami bugwa habanza un type d'antichrist, kugera ku bwami bwa nyuma noneho aho antikristo nyawe azaza, wa wundi bwa bwami buzamenwa n'ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umwana w'umuntu, iryo buye rigereranywa na Kristo Yesu. Ariko muri aya mami yose, kuva kuri Nimorode, yewe kuva na mbere y'ubwami bwa Nebukadinezari, hera kuri ba Nimorode hagiye habaho le type d'antichrist mbere yuko ubwami buvaho hakajyaho ubundi. Ubu busimbuye nabwo bukazazamo un type d'antichrist, ubwo bwami bukarangira, kubera ko buri bwami butubera ishusho yuko umwami Yesu azagaruka mu bwami bwa nyuma, aribwo bwami buzaheruka ubundi buzamenwa na ryabuye rishushanywa na Kristo Yesu. Reka dusoze aya magambo yo mu Baheburayo ibice 9, turasoreza ku murongo wa 15, turi kuri 12 aho bavuze ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjiriwe kubahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswa amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana. Bene data, nashakaga kuvuga kuri iki kintu kivuga yuko Yesu yinjiye bwa mbere aheraho mu ijuru, ahera cyane mu mwaka w'1844 cy'ikinyoma gikomeye. Ku murongo wa 12 batubwira igihe yahinjiriye, baravuze ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Uko gucungurwa kw'iteka Yesu yakutuboneye, amaze kutwitangiraho impongano y'ibyaha byacu, amaze kudupfira. Icyo gihe rero ayo maraso niyo yamwinjije ahera cyane, niyo yinjiranya ahera cyane, kugira ngo akomeze duhumanureho imirimo ipfuye. Iki cyanditswe kidukangurira kumwiringira yuko azarushaho kutweza, kuko ziriya hene zezaga abantu zikabeza imibiri yabo ikerade, ariko noneho ubwo ari amaraso y'umwana w'Imana, mbese ntazarushaho kutweza? Tubeho duhangayitse dushikagurika ngo urubanza kagenzuzi, tubeho nta mutekano, nta usinzira, bene data, umwami Yesu nuwo kwizerwa, akiranukira kutwezaho imirimo mibi yose, kandi n'ubushake bwe. Nawe arabishaka, si twe tubishaka gusa, nawe arabishaka yuko tubabera tutagira umugayo. Niyo mpamvu akiranukira rwose kubw'amaraso ye kutwezaho imirimo ipfuye mu mitima yacu, kugira ngo tubashe gukorera Imana turabera. Bene data, kuri iyi ngingo umuntu yatanga ibyanditswe byinshi, keretse ahari dukoze sesiyo yo gusoma ibyo byanditswe gusa, kugira ngo neza twerekane ko nta ruhare Satani afite mu murimo wa atonement cyangwa se w'impongano yacu. Ntago Yesu yinjiye ahera mu 1844, yahinjiye akimara kwitamba. Hari hashize imyaka irenga 1800 ariyo. Haleluya! Ntabwo ari bwo yarahinjiye rwose. Icyo ni ikinyoma, nta n'icyanditswe washobora kubisobanurisha ngo ubashe guplasa uwo mwaka mu byanditswe. Reka dusome iri jambo naryo rimwerekana nk'impongano y'ibyaha byacu imwe rukumbi.
muri Yohana wa mbere 2:2, uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni ibyaha by'abari mu isi. Bene data, hari ikintu ntagarutseho, abadventiste bajya bizera yuko Yesu yishyuye ibyaha byacu pase. Iyo ukijijwe ibyaha pase byawe byose biba bibabariwe, ariko pour le futur umenye ngo uri mu rubanza kagenzuzi. Mu gihe abandi twizera yuko turi mu gihe cya sanctification, cyo kwezwa n'ijambo ry'Imana, cyo kugenda duhindurwa bashya ku bwa Kristo Yesu n'umwuka uba muri twebwe, kandi Kristo ubwe niwe ubikora. Rega ntago ari twe twihindura bashya, ntago ari twe, nta kintu wakora. Bene data, kumenya Kristo mu bwenge nta kintu bishobora kugufasha. Ubwe niba atari we buzima buba muri wowe, ni hahandi ntuzabura kubaho nk'abandi bose. Nkunda ukuntu Yohana yamuvuze amubonye ari kuza, yamuboneye kure, amutunga urutoki aravuga ngo nguwo dore nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero umwami Yesu niwe wenyine ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta hantu na hamwe Satani azafata ibyaha byacu. Ndabinginze mwakabyaramwe, icyo kintu cyo munakireke. Numva ari abomination, numva ari ikintu cya kintu bita sakirirego, gufata Satani ukamuplasa mu gucungurwa k'umwana w'umuntu. Nukuri ni ikintu kizira cyane. Rero ndumva twasoreza ahangaha, iki kiganiro cyabaye kirekire cyane kubera ko hari byinshi cyane byo kuvuga. Nyabuneka turamutse tugiye mu byanditsweho, twazana ibyanditswe byinshi byerekana uburyo iyi doctrine yose ipfuye kandi nta fondement biblique n'imwe ifite. Nubwo igitangaje ibyanditswe biyisenya, ni nabyo Madamu White yakoresheje ayishyigikira. Mwakwemera ko ahantu mbasomeye mu Baheburayo igice cya 9 nawe hakoresha ashaka gusobanura uburyo Yesu yinjiye mu 1844 aheraho mu ijuru. Nyamara dusomye ku murongo wa 12 yuko yinjiye ahera rimwe ajyanye amaraso ye bwite, ngo amaze kuducungura, amaze kutubonera gucungurwa. Igihe yatangiraga kubonekera abantu nyuma y'umuzuko, yagiye ababuza kumukoraho kuko yari atarajya kwa Data. Haleluya! Aho hantu handi yasanze Data hataraheraho mu ijuru, n'ubu ngubu sinjya mbasha kuhiyumvisha. Nyamara nyuma yaragarutse avuye kwa Data nkuko yari yababwiye, arabemerera bamukoraho, bakora mu biganza bye, bakora muri hahandi bamutoboye, batoma bati nitutagukoraho ntago turi bubyemere. Rero bene data, umurimo wacu wo gucungurwa warangiriye ku musaraba Igorigota, kandi umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Munyemerere nsome icyo cyanditswe, nari mvuze ngo ndarangije. Nsome icyo cyanditswe cyerekana iby'urubanza kagenzuzi ko nta hantu biri muri Bibiliya, kuko umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Kuba waramwizeye ubwabyo ni security ko wahawe ubugingo buhoraho. Ariko hano ndavuga ko umwizera pana deziyo mu idini. Hari abantu agira gutya akava muri kiliziya yakwinjira mu idini ry'abarokore ngo ubwo yakijijwe. Reka da, you have to have a personal encounter with the Lord. Ukeneye kugira umubonano wihariye na Kristo Yesu, nk'umubonano w'umukwe n'umugeni, kandi mukabana mu buryo bwawe bwite, apana mu buryo bw'idini. Kubera ko kugendera mu kigare cy'idini bizarimbuza benshi bibwira yuko bavutse ubwa kabiri, nyamara aribo babakobwa 5 b'abapfu. Bibiliya itwereka bajyaga gushaka amavuta mu bahanjuzi, batamenyaga igihe cyo kugira amavuta n'igihe cyo gusinzira. Abo bakobwa bikwereka yuko nta mubano bwite w'ubuzima bwa buri munsi bafitanye na Kristo. Icyakora ibya Kristo byo barabizi kuko bafite amatabaza, kandi itabaza rigereranwa n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Dawidi yanditse aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo ntagucumuraho. Itabaza bararifite, ijambo ry'ukuri bararifite, mu mutwe harimo ibyanditswe bihagije. Ariko amavuta y'ubuzima bw'umwuka wera batera kubaho bya bindi bazi mu mutwe ngo bijye mu mutima bibahindukira ubuzima, ayo ngayo ntayo bafite. Niyo bayakeneye bajya hanze y'icyumba cy'ubukwe kuyashaka kuba hanjuzi, batanategereje umukwe, batari no mu cyumba cy'ubukwe. Reka da, batari no muri clue yuko umukwe agiye kuza. Rero nituvuga ngo abizeye Kristo bafite ubugingo buhoraho, ntukumve ngo nabasengera aha nabamwizeye, babandi bavutse ubwa kabiri, bahuye nawe, bazwi nawe, bazi ijwi ry'umwungeri wabo, apana kumva ibiguruka byose ngo Kristo aravuze. Haleluya! Rero abo ngabo bafite umutekano ku kijyanye n'ubugingo buhoraho, kuko ubugingo bwabo bwahishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya!
turasoma Yohana 5:24, ijambo riravuze ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Haleluya! Uwumva ijambo ryanjye, niyo mpamvu dukwiye kwitondera ijambo twumva kugira ngo tumenye neza niba ari irya Kristo, kuko ushobora kumva ijambo ry'uwiyita umuhanuzi ukagira ngo wumvise ijambo rya Kristo, bityo ukizera utari Kristo nyawe. Ariko Yesu aravuze ngo uwumva ijambo ryanjye akarikomeza akizera uwantumye, kuko iyo wumvise ijambo rya Kristo byanze bikunze wizera uwamutumye. Ariko dore igitangaje ngo afite ubugingo buhoraho kandi abavuye mu rupfu ageze mu bugingo buhoraho. Nta rubanza rurimo aho hagati, ubuvuye mu rupfu winjiye mu bugingo kuko wizeye nyir'ubugingo. Reka yenda tubihamishe n'iki cyanditswe kindi cyo muri Yohana 1:5. Turasoma Yohana 1:5, mumbabarire ndebe neza umurongo. Ni Yohana 1:5, turasoma ku murongo wa 13, aho ijambo rivuze ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Bene data, kwizera umwami Yesu Kristo nicyo kitumenyesha yuko dufite ubugingo buhoraho. Ntago ari ibintu runaka bindi tugenda tunyuramo, ahubwo twizeye ni utumenyesha yuko dufite ubugingo buhoraho. Paulo yandikira Abaroma 8, umurongo wa 1 yarababwiye ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Mwene data, uyu munsi niba wumva ugifite gucirwaho iteka, ukaba utekereza ko ubuzima bwawe bukiri mu rubanza runaka, rukiri kunyura mu rubanza, ukeneye kwizera Yesu ukuri. Ubutaha tuzavuga wenda kuri Yesu wigishwa mu Badivantiste naho atandukaniye na Yesu wo mu byanditswe byera. Ariko niba uyu munsi wumva nta bugingo buhoraho ufite, utarava mu rupfu ngo ugere mu bugingo, ahubwo ukibaho wumva urupfu rukugeta, wumva ushobora kurimbuka, ukeneye kwizera umwami Yesu, kuko mwizeye abavuye mu rupfu agiye mu bugingo buhoraho. Ariko se tumwizezwa n'iki? Ijambo rirambwira ngo kwizera kuzanwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Niba ibyo wumva ari amagambo y'abandi bantu atari ijambo rya Kristo, uzizera Yesu utari we, cyangwa wizere Yesu kutakagombye kumwizera, bitume wibeshya ubugingo kuko wibeshye ko wizeye Kristo Yesu. Ariko abamwizeye bo nta teka bazacirwaho, ndakurahiye. Nta gahunda y'urubanza kagenzuzi turiho, ndakurahiye, kuko twavuye mu rupfu twinjiye mu bugingo buhoraho. Ibyo nibyo byiringiro dufite, niyo mpamvu tubihamya, niyo mpamvu tubyatura, nta soni dufite. Yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndifuza kongera gusoma, ari naho ndangiriza hano muri Yohana 1:5. Noneho mpere ku murongo wa 11, haravuze ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo. Ubugingo buhoraho ntago ari fitiri. Abantu bazajya mu ijuru nuko ubugingo bwa Kristo busanzwe buri muri bo. Ubugingo buhoraho yarabuduhaye mu mwana wayo. Haleluya! Ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Haleluya! Niba umutima wawe ugucira urubanza ukumva nta bugingo utegereje, ukumva ntabwo bishyikira, kubera ko abantu barakubaza ngo ese wabwirwa n'iki kuzajya mu ijuru? Nuko ufite ubugingo muri wowe, kandi ubwo bugingo murabana, urabwumva, urabuzi, bukugenderamo, butuye muri wowe. Uwandikiye Abaheburayo yabasobanurira ibyo kwizera, yabasobanuriye uburyo hari ibintu tuzi mu kwizera ariko udashobora kwereka umuntu n'amaso. Paulo yandikira itorero ry'Abakorinto 1:2 arababwira ngo ntibishoboka ko umuntu wa kamere yumva ibintu by'umwuka kuko
nk'uko bisobanuzwa umwuka. Niyo mpamvu niba umwuka atakwemeza ko ufite ubugingo buhoraho muri wowe, ukeneye uwo mwana, kuko ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ufite umwami Yesu muri we niwe ufite ubugingo buhoraho, kandi iyo umufite ubuzi ko umufite, niyo utamufite uba ubizi ko utamufite. 13 ngo ibyo mbibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Mbese mwene data, ufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu? Mbese wizeye umwana w'Imana mu buryo buguhesha ubugingo buhoraho, cyangwa wamwizeye mu buryo bugushyira mu rubanza utazi n'igihe ruzarangirira? Ndakwingingira muri Kristo Yesu kugira ngo utekereze ku ijambo ry'Imana, urigereranye n'ijambo rya Madame Ellen G. White, wowe ubwawe wihitiremo. Uyu munsi inzira ebyiri ziri imbere yawe: ufite uwo mwana w'Imana, pana ufite umwuka w'ubuhanuzi. Ufite uwo mwana w'Imana ni ufite ubugingo buhoraho, naho utamufite nta bugingo afite. Niba rero ufite uwo mwana w'Imana, ubizi udashidikanya ko ubugingo bwa Kristo buri muri wowe, kubera ko erega ubu se wayoberwa ikiri muri wowe, kandi noneho upasivinga mu buryo bw'umwuka kuko wizera. Ariko niba utizera umwana w'Imana mu buryo buguhesha ubugingo buhoraho, ntago byashoboka yuko uba ufite uwo mwana w'Imana, kubera ko umwizera we afite ubugingo buhoraho. Imana iduhana umugisha. Naho ubutaha tugaruka ku zindi nyigisho. Iyi ngiyo nifuje ko tuyitindaho cyane, kuko ari umwihariko w'Abadventiste mu isi yose, nta wundi muntu bayihuriyeho. Ibya soul sleep babihuriyeho n'abandi bantu, ibyo kutarimbuka kwiteka babihuriyeho n'abandi bantu, ariko iby'isabato nabyo nuko. Ariko iki cyo n'umwihariko w'Abadventiste, kandi n'urufatira itorero ryabo ryubakiyeho. Niba uri umudventiste ibi bintu ukaba ubyizera, nukuri ndakwingingira kugira ngo utekereze ku bugingo bwawe, wakira umwana w'Imana ubasha kuguhesha ubugingo buhoraho, akagusohora muri urwo rubanza akagenzuzi bagushyizemo, akagusohora muri izo mbibi bagushyiriyeho ngo uri mu rubanza, ukabaho mbese emerera umwana w'Imana aguha amahoro, aguha umunezero w'agakiza, wumva uburyohe, wishimire mu mwuka wera, kandi wemere kuyoborwa n'umwuka wera wa Kristo Yesu. Rwose ntago umwuka w'ubuhanuzi uhura n'iby'umwuka utwigisha. Ukwiye kongera kubitekerezaho, kuko nkunda kuvuga ngo this is a matter of eternity. Iki ni ikibazo cy'ubuziraherezo, iki ni ikibazo cy'ubugingo buhoraho. Wari ukwiye kubitekerezaho kugira ngo bireme impaka muri wowe, ahubwo ugatekereza kuri iyi doctrine, ukitandukanya nayo bikitwa none, ukaburira abayibamo kugira ngo nabo bahungishe ubugingo bwabo. Imana iduhana umugisha. Mugire umunsi